ko wowe ko umwanga gute kandi bo bashobora kunda bagahita man twapanze igitaramo tukabona amafaranga kuzi niba bangana kubera ikibazajya mu gitaramo kimwe kandi igitaramo ari icya Ben wowe urinde wo kwicara hano ugahita utangira kuvuga ati Ben ndamwanga, Bruce Melody ndamwanga, rerererere hahiye nge bagomba kwangana, nge n'inkuru ninyibona ndatwika Bruce, n'inkuru ninyibona ndatwika Ben. Reka kandi bo bumvikana. Pamela bayagutangaje gutye, reka wowe urafa umuntu nka Pamela kwa kunda ibi bintu aba yarabyiyamye mani, niko muhagaritse umutima iyo muri mu murakora ibintu nk'ibyo. Muhagaritse umutima ugasanga umuntu yabonye social media anxiety arimo yine uko mwamuvuze. Hari abantu badakurikira ibi bintu ubwe ngo Pamela ukavuga izina ukavuga ati umuntu ukafata nk'umwe ukavuga ati nuza n'indari, ugasanga umuntu mumuhaye anxiety ya danger. Abantu benshi bagiye bavamo bro, ntago umuzi ko mutari bwumve, mutari bwamenye neza impamvu media yavuye muri ibi biboro. Muzi ko mutari bwumve ahubwo mani Ben ni umuntu ukomeye cyane, mutari bwamenye impamvu media yavuye muri ibi bintu. Uyu ni Kamaro, twumve Kamaro turebe ibyo ari maravuga. Ndashaka turebe Kamaro kora request zanyu ko ari nyinshi, request zanyu ko ari nyinshi. Kamaro kora request, Kamaro kora request. Nawe mbona ugenda ubivamo, hey nje nanjye ndaza kubivamo. None kuretse ko bitangiye kuzamo abantu benshi urumva batafite ubwenge mani, badatekereza. Abana benshi ibi bintu kandi abantu bazima niba bivamo muzabibona bizapfa nabi. Ibi bintu nindamuka mbivuyemo bizapfa nabi. Urumva abantu umuntu ukura the post doesn't have sense of humor. Post ntabwo umuntu ntabwo ayireba. Njyewe post zanjura zireba ukanaseka, ariko ari post ureba ukareba post ukumva post irimo urwango rwinshi. Dumba we fuck you, kabona post irimo urwango rwinshi. Umuntu ya postinze ariko man urabona ko iyo post yashaka kwangisha umuntu abantu. That's not how it's gonna work. It's not gonna work like that. Kandi sani ibereye icyo muri recording, icyo nzi cyo muri recording mu recording. Ofete ari abantu umuntu ashobora kwicara hano akavuga ati ngo mani Dumba kutukana, ngo Dumba ujutukana, Dumba ujukora iki rererere. Post zanye nyinshi ntabwo ziba zirimo gutukana, cause niba ugiye kureba kwijana post Dumba nkora ahantu nshobora kuba navuza amagambo y'urukoza soni ni nka hane ni nk'icumi kwijana. Izindi post mbasobanura ibintu ukuntu bigenda, nuko abantu bakunda gufata ibibi bakareka kureba ibyiza. Ariko post zanye nyinshi ntabwo like ziba zirimo ugusetsa, ziba zirimo kuvuga ku kintu mu buryo bundi mashaka ko abantu bakireba. Ntabwo post zanjye ziba ziri mu rwango, nta na rimwe. Urumva? So muzajye muzitegereza, ntabwo ntuzajye ureba wowe umu influencer uri hano cyangwa umu content creator uri hano, ntuzajye ureba post yanjye ngo uvuge ngo uyirebe uyitambuke ho, yitekerezeho uvuga ati ibi bintu na umuntu yabivuga gutya kubera icyo yahisemo kubivuga uko. Ibi bintu umuntu yabivuga gutya kubera icyo yahisemo kubivuga uko. Otherwise bro bizababera ibibazo, icyaba no gufungwa. Njyewe si cyo mba natinye ko abantu bazafungwa, njye si cyo mba ntinye cyane, ahubwo kuba
icyo duharanira kugira ngo muzabemo amafaranga kaba akazi kinjiza amafaranga dushobora kutazabigeraho. Ingewe ku giti cyanjye icyo mparanira ndashaka ko entertainment yacu ari izavamo amafaranga. Niyo mpamvu ibintu byinshi Dumba akora abikorera ubuntu. Ntabwo nshobora kwicara hasi nkazajya nkora ibintu batanyishura. Ibi bintu bitwara umwanya, edit zitwara umwanya. Abantu babonye ama-challenge yanjye najyaga nkora, nafataga indirimbo nkamara amasaha 4-5 angahe ndimo ndakora indirimbo, ndimo ndayumva nta ntego, mbikorera ubuntu. Na n'ubu nkaba ndi hano munkuriki muri abantu 300, nkaba ndi hano ndimo ndakora ibintu nta wunyishura. Impamvu mba mbikora nta wunyishura nuko haba harimo intego yo kugira ngo nshire ku itafari mwiterambere ry'igihugu cyacu. Iryo tafari rikaba ririye ari uko nshobora kuinspiring umwana muto kuzaba mu blogger w'umwinfluencer, ariko imyaka burubwo iteye imbere ndabisubiramo biba bizavamo amafaranga mutameze nka ba Dumba. N'abantu bakoze science ba Einstein ntago bishuragwa, ntago abari batangiye ibi bintu bya science, ibi bintu tujya tubona amanuza ama atoms n'iki ntago babibonyemo amafaranga. They did not get money. Ariko right now umuntu wari we wese ukora ibintu bijyanye n'ama science, umuntu uko waba doctor bande bose, they are getting a lot of money. They are getting a lot of money. Urumva? So rero this is what we are doing, this is what we are building, and this is my legacy. Abantu benshi ntago bajya babyumva, abantu muba muri hano muri murabyumva, but at least need saba izi mbabazi. Izi ntabwo namusaba imbabazi Chris, izi ntabwo namusaba imbabazi koze ikintu aba yarankoreye. Abantu muba mumva nza hano nkatuka nkavuga nabi, ibintu baba bankoze biba ari bibi cyane kurusha uko mba nabatutse. Naka ngaka mukongereho baba bankoreye ibintu bibi ku buryo nje nkavuga ukuri kw'ibintu baba bankoreye mwabanga. Nukuvuga ko iyo wumvishe natutse ngo naje hano nkavuga gazagaswere nkavuga iki, ibintu waba yankoreye aba yankoreye ibintu bibi, ariko nkabihisha simbivuge, nkaza nkamutuka, nacyo nkambara umwanda. Koze gutukana nta kibazo byo nta nubwo bajya babifungira, urumva ngiye nkambara umwanda, ariko ndimo ndahisha ibintu yankoze. Koze imvuze inshatse nkavuga ati ngiye kuvuga ibintu wankoze mwamwanga. Ibi nanone bisobanura ibyo navugaga. Ntabwo ari buri kintu cyose ko wakivuga, ntabwo wavuga ibintu byose. Koze iza ashobora kuba afite abafana, ariko mfite abantu bankurikira kandi banzi bavuga ati Dumba